bw'Imana twongeye kubaha ikaze kuri uyu mugoroba mutwihanganire twakerereweho gatoya twagomba kuba twatangiye saa 12 zuzuye ariko byabaye ngombwa yuko dukererwaho iminota 30 gusa reka muri kano kanya noneho tugaruke imbere y'Imana abari ku mirongo ya YouTube Imana ibaha umugisha abari kuri free conference abari kuri Zoom namwe ikaze reka dutangire uyu mugoroba uyu ni wamusoko wa kane tuba twiriwe imbere y'Imana uyu ni wamusoko wa kane tuba twiriwe imbere y'Imana duhamagara Imana dusenga twinginga Imana kubw'ibyifuzo bitandukanye twageze umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana twageze umwanya wo kuba imbere y'Imana kandi ndizera ko buri umwe wese yashyize ibyifuzo bye imbere y'Imana kandi ko hari icyo Imana irimo gukora uyu mwaka wose wa 2023 buri kuwa kane abakunda Imana tuzajya twirirwa imbere y'Imana dusenga Imana twiyirije duhamagara ukubaho kw'Imana aho uzaba uri hose ibyo uzaba urimo gukora byose mu gihe cyose uri mukunda Imana umenye neza yuko aya masengesho kuwa kane akureba tuzafatanya twese kuba mu bwiza bw'Imana kuba imbere y'Imana buri wa kane dusengera ibyifuzo bitandukanye twinginga Imana kandi duhamagara Imana kugira ngo Imana ibane natwe Imana itugire neza uyu no mwaka urimo ibintu byinshi cyane bitandukanye Imana yarabitubwiye ubwo twatangiraga uyu mwaka no kuri no mwaka utoroshye ariko kandi kubakunda Imana kubashaka Imana kubasenga Imana Uwiteka Imana azabana natwe azaturwanirira kandi azaturinda rero reka uyu mwanya mbere ya byose tubanze dusenge hanyuma dukomeze dusengera n'ibindi byifuzo bitandukanye ariko reka tubanze dusengera uyu mwanya tubanze dushimira Imana yabanye natwe uhereye mu gatondo ukageza aya masaha noneho turakomeza dusengera n'izindi porogaramu zindi zitandukanye tugiye kubamo kuko tugiye kugira umwanya wo gusengera ibyifuzo bitandukanye hari abantu bagiye batwereza ibyifuzo inbox batubwira ibibazo bitandukanye bafite turaza kubisengera turaza gusengera n'ibindi bitandukanye bibutse yuko ijambo duhagazemo uyu munsi kuri wa kane rivuga ngo sinzakorwa n'isoni z'ikintu icyo ari cyo cyose ntago twiteguye gukorwa n'isoni kuko umwami wacu Yesu Kristo ari mu ruhande rwacu reka rero muri kano kanya tumaze dusengere uyu mwanya kugira ngo Imana ibane natwe data mu izina rya Yesu Kristo mu izina rihambaye mu izina rikomeye tuje imbere yawe kuri uyu mugoroba data abakunda Imana twese duciye bugufi muri presence yawe duciye bugufi munsi y'urukundo rwawe munsi y'imbabazi zawe munsi yo gukomera kwawe munsi y'umurava wawe munsi yo kugira neza kwawe Mana nzima tuguhaye uyu mugoroba kugira ngo ubuyobore ubane natwe mwami umve gusenga tugusengera imbere umve kwinginga tukwinginga kuri uyu mugoroba abana bawe dufite inyota yo kukubona dufite inyota yo kukumva dufite byinshi mwami tukwifuzamo dufite byinshi ubwenge bwacu budashoboye imbaraga zacu zidashoboye ariko mwami nk'Imana yacu twiringira kandi twizera ijoro n'amanywa ni wowe ubishoboye ni wowe wabikora ni wowe wakwigaragaza ni wowe wakwiyerekana turagukeneye Mana agakiza kacu turagukeneye Mana nzima turagukeneye Uwiteka turagukeneye wowe ushyira inzira aho zitari turagukeneye wowe ujya uringaniza ibitaringaniye bikaringanira
turagukeneye wowe ujye ubasha gutabara abatagira shinge na rugero. Niwe Mana iri mu ijuru irebera hose icyarimwe. Turakwifuza Mwami, reka uyu mugoroba ijambo ryawe rigira imbaraga hagati muri twebwe. Reka uyu mugoroba umuntu wese Mwami uhagurutse gusenga, uhagurutse guhamagara izina ryawe, uhagurutse Mwami kugutakira, umwumve aho uri mu ijuru. Reka uyu mugoroba utwereke imbabazi zawe. Reka uyu mugoroba utugirire neza. Data, tuje tugukeneye, tuje dufite inyota nyinshi, tuje dufite inzara. Turafite inzara Mwami, turafite inyota Mwami, turababaye, dufite agahinda kenshi mu mitima yacu, turashaka gukizwa nawe. Dufite amarira menshi, turashaka guhanagurwa nawe Mwami. Dufite indwara muri twe tudashobora kwikiza ubwacu, ariko uyu Mwami watubera umuganga uyu mugoroba. Dufite byinshi Mwami tudashobora kubwira uwo ari we wese, ariko Mwami dutakira izina ryawe. Nowe tubwira, nowe duhamagara. Nta yindi Mana iriho, nta yizigera ibaho yagusimbura. Nta yihari yahwanya amaboko nawe. Nta yihari yavuga ngo bibe, yategeka ngo bikomere. Nta yihari Mwami, nta nizigera iboneka. Nta yihari Jehova Jire yakururuka ngo isubize imitima y'abana bawe. Uri byiringiro byacu, uri gukomera kwacu. Ijambo riravuga ngo ubwo data na mama bazandeka, ngo Uwiteka azandarura, azandamira. Data nyaguhora ku ngoma, Mana yo kwiringirwa no kwizerwa. Uyu mwanya utwumve, uyu mwanya ube aho umwana w'umuntu adashobora kuba. Uyu mwanya ube aho abanyembaraga bananirwa. Uyu mwanya ube aho n'abandi Mwami babishaka batabishobora. Na handi Mwami ababishoboye batabishaka, wowe Mwami uhahagarare, kuko niwe byiringiro byacu. Uyu mugoroba usuka imbaraga zawe ku muntu wese. Ni umugoroba w'amasengesho Mwami, ni umugoroba wo kuguhamagara gitare k'amahanga. Ijwi ryose rigutakira aho riri hose, hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye. Uwo wese Mwami aje imbere yawe azanywe no gutakira izina ryawe, umwumve, umutabare, umurengere. Twereke gukomera kwawe Mana ikomeye. Twereke icyubahiro cyawe n'umurava wawe. Twereke imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Jambo ryaravuga ngo ahari kurera kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndakwinginze ngo umuntu wese Mwami uje imbere yawe uyu mugoroba afite amarira, afite agahinda akariko kose, umuntu wese umaze igihe mu marira, umaze igihe mu kiriyo, arizwa n'ibibazo bitandukanye, yaburiye igisubizo, ndakwinginze uyu mugoroba wumve gusenga, dusengera imbere yawe. Wumve kwinginga, tukwinginga Mana nzima. Wumve guhamagara, tuguhamagara. Gakiza kacu, mbabazi zacu, byiringiro byacu, mbaraga zacu. Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka Jehova Rafa, Uwiteka Murengezi w'ubugingo, umugisha ubwoko bwawe buri imbere yawe uyu mugoroba. Umugisha abakuru n'abatoya Mwami bakuri imbere uyu mugoroba, kuko tugushaka kandi tukwifuza, kuko tugukeneye Mwami. Natwe twiyereke Papa, natwe twiyereke Mana nzima. Urakoze Mana ikomeye, bana n'umuntu wese muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 20. Haravuga ngo kuko ntegerezanya ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose, ahubwo nzajya ngira ubushizi bw'amanga bwose buzatuma Kristo akomeza gukuzwa n'umubiri wanjye iteka ryose, nk'uko bimeze ubu, nubwo nabaho cyangwa nubwo napfa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo kuko ntegerezanye ibyiringiro yuko ntazakorwa n'isoni z'ikintu cyose. Uyu ni Pawulo yandikira Abafilipi, arababwira ngo ntegerezanije ibyiringiro kandi ntabwo niteze gukorwa n'isoni ku kintu icyo ari cyo cyose. Kubera izihe mpamvu? Kuko uwo ntegereje, uwo nizeye, uwo niringiye ni umugabo udahemuka. Ntabwo akoze isoni aba mwizeye, nubwo imyaka yaba myinshi, nubwo igihe cyaba kinini. Ariko uyu mugabo witwa Yesu abamwiringira, abamwizera, ijambo ry'Imana avuga ngo ntago bazakorwa n'isoni. Pawulo aravuga ngo shize amanga muri jye. Ibibazo nibyo birahari, intambara zirahari. Uyu munsi abo twaganiriye ku mbuga zacu ku manywa, twavuze ku banzi bacu aho bakura imbaraga naho bakura ubushobozi bwo kuturwanya. Twabasobanuriye byimbitse uburyo abanzi bacu badashobora kutunesha, badashobora kubona imbaraga zo kuturwanya batisunze abarozi, batisunze Satani, badakoranye n'ubutware bw'umwijima. Ntabwo bishoboka. Umwanzi wawe iyo adakoranye n'abarozi, yadakoranye n'abapfumu, yadakoranye n'imbaraga za Satani, urwango rwe ruherera mu magambo gusa. Urwango rwe ruherera mu guhekenya amenyo, ruherera mu kujiginywa. Arakubona agakenya amenyo, akakubona umujinya ukamwica, ariko ntacyo yagukoraho. Niyo yaba ari general, niyo yaba ari ministry, uwo yaba ari we wese, ntashobora gushobora ubuzima bwawe igihe cyose adafite imbaraga za Satani. Abatwanga bose, abarwanya ubuzima bwacu bose, bisunga imbaraga z'umwijima, bisunga imbaraga z'abadayimoni kugira ngo bashobore kugira icyo badukora. Imana itugire neza cyane. Abantu benshi birirwa mu bapfumu, birirwa mu barozi, birirwa batanga ibitambo, birirwa bakora ibintu byinshi cyane bitandukanye kugira ngo bananize ubuzima bwawe, kugira ngo bakwirukanishe ku kazi, kugira ngo bahagarike imibereho yawe, kugira ngo baguteze indwara. Hari abantu benshi bafite indwara zitari indwara zaje gutyo gusa, indwara z'abadayimoni zuzuye mu mibiri yabo. Hari abantu benshi bafite ubukene, atari ubukene bwaje gutyo gusa, ahubwo ni ubukene barozwe, ni ubukene bw'abadayimoni. Kuko abanzi b'ubuzima bwo bakoranye na Satani kugira ngo atware umugisha wabo, hanyuma aboherereza umuvumo w'ubukene, ayobesha imigisha yose yinjiraga mu buzima bwabo iyobe. Ubukene buri mu mazu yabo, buri mu biganza byabo, buri mu bikorwa byabo, buri mu nzira zabo, bivuye ku myuka y'abarozi, bivuye ku bapfumu. Hari abantu benshi bajya bakunda kugira inzozi y'Imana yabagiriye ubuntu. Iyo wasenze Imana ikakwereka nk'abantu runaka barimo batwara umugisha wabo, barimo bakwaka amafaranga,
Imana ikakwereka nk'ibintu byawe birimo bisahurwa, birimo bitwarwa, birimo bijyana. Iyo umaze gutahurira ibanga, umaze kubimenya neza, ujya winjira mu bukene, ukamenya aho bwaturutse, ukamenya n'ababuteye. Ujya ujya mu bibazo, ukamenya n'ababikoze. Ujya ubura urubyaro, ukamenya n'aho rwafungiwe. Ujya ushaka ibyangombwa byo kujya hanze, wabibura, wasenga Imana ikaguhishura, ikakwereka abantu babikoze, abantu bagufungiye inzira, abantu bagufungiye imiryango. Bwoko bw'Imana, ijambo ry'Imana avuga ngo turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Abefeso igice cya 6 murongo wa 10 biravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Intambara tubamo ijoro n'amanywa, ibibazo duhura nabyo muri buno buzima, njya nkunda kuvuga ngo mu kuri nta muntu n'umwe Imana yaremye imutegekeye umuvumo, nta muntu n'umwe Imana yaremye imutegekeye ubukene, ahubwo umuryango winjiramo muri iyi si niwo ukingura ibibazo ku buzima bwawe. Abantu usanga muri iyi si nibo bakingura ibibazo ku buzima bwawe. Abo duhura nabo, abo dukorana nabo, imiryango tuvukiramo, iyo dushakamo, iyo dushakwamo, ibyo nibyo bigenda bikazana ibibazo bitandukanye ku buzima bwacu. Abantu dukorana nabo mu kazi, abantu ducuruzanya, abantu tuhura, abantu duhindura inshuti mu buzima bwacu, nibo bateza ibibazo, nibo bahindura umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Niba ukenye, niba ushonje, niba uba mu bibazo bidashira, nagira ngo nkubwize ukuri uyu mugoroba, ntabwo ari by'Imana yakuremeye, ntabwo ari by'Imana yagutegekeye. Umuntu wese Imana yohereza muri iyi si iba yamutegekeye umugisha, iba yamutegekeye amahoro n'umunezero n'ibyishimo, iba yamuteguriye inzira nziza. Ariko twinjirira mu miryango irimo imivumo, twinjira mu miryango yamaze gufatwa n'imivumo y'ubukene, bityo ubuzima bwacu bugatangirana n'ubukene tukiri impinja. Ariko si uko Imana tweje turi abakene, ahubwo ni uko imiryango dusarukiyemo Satani yamaze kwifata akayiboha. Iyo Satani yagushyikiriye akaboha ubuzima bwawe, akaguteza ubukene, akaguteza indwara, akaguteza ibibazo, n'uvuga ngo umwana wese uzaza muri iyi si akunyuzeho azakirwa n'ubukene bwawe, azakirwa n'ibibazo byawe, azakirwa n'amadeni ari ku buzima bwawe, azakirwa n'umuruhu uri ku buzima bwawe. Rero bizamusaba imbaraga nyinshi kugira ngo yigobotore icyo kintu. Iyo niyo mpamvu usanga abantu bavuka ari abakene, si uko Imana bamwohereje mu isi ari umukene, ahubwo ni uko uburyo Imana yateguye bwo kuza mu isi umuntu wese agomba kugira umuryango acamo. Ntabwo umuntu aza muri iyi si amanutse nk'ikivejuru. Imana yateguye ko umuntu agomba kugira umuryango, niko Imana yabiteguye muri gahunda zayo ikirema isi. Umuntu wese nyuma ya Adamu na Eva, abandi bantu bose bagomba kuba muri iyi si bagomba kugira inkomoko, bagomba kugira umuryango, bagomba kugira aho binjirira, kuko ububasha bwo kurema Imana yabuhaye umuntu irangije kumurema, yabushyize muri Adamu na Eva. Mu mihurire yabo n'imikoranire yabo nibo bazatanga kubaho k'umuntu. Bityo nuvuga ngo nta yindi nzira n'imwe yari isigaye y'umuntu kuza muri iyi si keretse Imana ikuraho Adamu na Eva ikarema undi muntu. Ariko muri gahunda zabo ntabwo bafite gahunda yo kubakuraho. Niyo mpamvu n'igihe bakoraga icyaha, imbabazi zari ziri hejuru y'ubuzima bwabo kugira ngo bakomeze gahunda y'Imana. Ibyo rero byagenze gute? Ni ukuvuga ngo umuntu wese uje muri iyi si agomba kugira umuryango acamo. Niyo mpamvu Satani wakora ibishoboka byose ngo yangize imiryango, yica imiryango,
atandukanye abagabo n'abagore, atandukanye abashakanye, ateza ubupfubyi, akenyura imiryango. Kuko iyo umuryango utariho, iyo umuryango unaniwe kubaho, abana bawuciyemo bahura n'ibibazo bikomeye muri iyi si. Barateseka, barakubitika, ibintu byose banyuramo aba ari intambara zikomeye. Ibyo ntabwo ari gahunda y'Imana, ahubwo ni ukubera ko gahunda y'Imana ni umuryango. Rero Satani aca mu muryango akawusenya, akawica, kugira ngo abone uburyo ki yangiza ubuzima bw'umuntu. Icyo nicyo gituma tuvuka turi abakene, tugakura tubabaye, duhura n'ibibazo, ariko ntabwo ari uwo mugambi w'Imana. Rero nyuma y'umuryango wavukiyemo, Satani ongera akagenda agategura n'izindi nshuti mbi, kugira ngo utazigobotora za ngoyi Satani yakubaye mu muryango wavutsemo. Satani agategura urushako rubi, Satani agategura abagenzi babi, Satani akuzuza abanza ahantu hose, hanyuma agatangira gukorana nabo, abaha imbaraga zo kukurwanya no kukugirira nabi. Kubera izihe mpamvu? Satani ubwe ntago afite imbaraga zo kurwanya ikiremwa muntu. Kubera iki? Kuko impamvu Satani adafite imbaraga zo kurwanya ikiremwa muntu, nuko uburyo umuntu yaremwe bitandukanye nuko Satani yaremwe. Satani ni ikiremwa cy'imbaraga ariko kidafite ubugingo. Ariko umuntu nubwo ari umunyantege nke, muri we harimo ubugingo. Ubu bugingo ni imbaraga zo kororoka. Satani afite ibibaraga byinshi, afite ibaraga byinshi cyane, nk'ikiremwa giteye ubwoba ariko kitagira ubugingo muri cyo. Satani ntabyara, Satani ntiyororoka, abademoni ntago babyara, abademoni ntago bororoka. Ariko umuntu muri we afitemo imbaraga zo gutanga urubyaro, zo gutanga ubuzima, zo kurema, zo guproducinga. Iryo ni ibanga rikomeye umwana w'umuntu yihariye. Satani atagira n'abademoni batagira. Wowe nkurikiye muri kano kanya, ufite ubushobozi bwo gutanga ubuzima muri iyi si, bwo kuzana umuntu muri iyi si. Ariko Satani akoresha abadayimoni bahoze ari abamarayika b'Imana yibye. Ntafite ubushobozi bwo kwiyongeraho umudayimoni n'umwe, ntafite ubushobozi bwo kwiyongereraho umumarayika n'umwe. Abo yamanukanye urya munsi ava mu ijuru ni bakiri kumwe nabo uyu munsi wa none. Ariko twebwe abantu dufite imbaraga zo gutanga ubuzima, zo kurema, zo kubyara. Niyo Satani yagukubita uyu munsi, urabyara, umwana wakazana izindi mbaraga, agakubita Satani. Niyo Satani yakuzibira uyu munsi, urabyara, umwana wakazana imbaraga n'ubushobozi, akazana umugisha, akagera ku byo utashoboye kugeraho. Ndimo kubabwira ngo Satani ntago afite ubushobozi na bukeya bwo kurwanya umuntu, kandi aramwanga, atugirira ishyari kuko tutari mu rwego rwiwe. Twebwe twaracunguwe, twebwe twahawe ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo, ariko we nta bugingo afite buhoraho. Azi ko afite igihe gito, azi ko ategereje umwanya muto. Ibyo rero Satani arabizi neza. Niyo mpamvu yanga umuntu, niyo mpamvu yanga ikiremwa muntu. Rero mu rwango rukomeye yanga ubuzima bw'umuntu, ahita ashakisha abantu muri iyi si buzuyemo umwuka w'ishyari n'urwango,
hanyuma akabakoresha akababwira ngo jyewe mfite imbaraga mwebwe mudafite, ariko namwe mushoboye ibyo ntashoboye, reka mbahe imbaraga hanyuma mugende murwanye ikiremwa muntu kigenzi cyane. Kuko umuntu we afite ubushobozi bwo kwica mugenzi we, umuntu afite ubushobozi bwo kugira nabi mugenzi we, ariko ntafite imbaraga zo kubikora. Satani afite izo mbaraga ariko ntafite ubwo burenganzira. Umuntu afite ubwo burenganzira bwo kurwanya mugenzi we kuko ari nkawe, ariko ntafite imbaraga nk'izo Satani afite. Aho rero naho havira imikoranire y'abantu na Satani. Niyo mpamvu abantu benshi buzuye ishyari n'urwango, buzuye ubugome, birirwa mu bapfumu, birirwa mu barozi, bashakisha imbaraga zo kukugirira nabi, bashakisha imbaraga zo kwangiza ubuzima bwawe, bashakisha imbaraga zo kwica imibereho yawe, bashakisha imbaraga zo kwica urubyaro rwawe, bashakisha imbaraga zo kukuzibira, bashakisha imbaraga zo gutuma ukenyuka, bashakisha imbaraga zo gufunga urubyaro rwawe. Bakorana amasezerano menshi na Satani. Batanga ibitambo bitagira uko bingana, barara amajoro mu nzu z'abapfumu, bamena amaraso, batanga amaraso y'ibikoko. Hari n'abagera ku rwego rwo gutanga abana babo kugira ngo bakunde bakurwanye. Bibiliya iravuga mu gitabo cyo Kubara ibice 23 ngo Balamu arirukanka ajya guhamagara Baraki, aramubwira ngo ngwino mvumira Abisirayeli. Kubera iki? Yaritegereje asanga ntashobora kubarwanya ngo abashobore, kuko ababigerageje bose, abahagurutse bose kugira ngo barwanye Abisirayeli, nta n'umwe wigeze ubibasha. Abamerika barahagurutse, Abanaki barahaguruka, benshi barahaguruka, ariko ntibigeze bashobora kurwanya Abisirayeli n'umunsi wa rimwe. Baraki aritegereza, arareba, aravuga rero ngiye gushaka imbaraga za Satani, ngiye gushaka imbaraga z'ubupfumu. Ajya gushaka umupfumu witwa Balamu, amuha ibiguzi byinshi. Baraki yari umwami, afata izahabu zitagira uko zingana, afata amafaranga atagira uko angana, ayahereza Balamu. Hanyuma Balamu yemezwa n'ibiguzi ahawe, aza kuva mu bwoko bw'Imana kandi Imana yamubujije. Baraza bubaka igicaniro. Bamaze kubaka igicaniro, bubaka ibicaniro 7, batanga amasekurume y'intama 7, batanga imfizi 7, bagerageza kuvuma Abisirayeli, ariko Imana ari hagati muri bo. Bava ku musozi mwimukira kundi, bava kundi musozi bimukira ku wundi. Abisirayeli bari bibereye mu kibaba, bari biturije, ntago bari bazi ikintu na kimwe. Ariko Balamu arahindukira abwira Baraki, aramubwira ngo ndakubwiza ukuri, abantu ntago wabashobora. Kubera izihe mpamvu? Imana ibakura muri Egiputa nibajyana i Kanani. Uwiteka niwe mungeri wabo, Uwiteka niwe ubayoboye, Uwiteka arabarwanirira kugira ngo baneshe. Haleluya. Uyu mugoroba sinzi ibibazo biri mu buzima bwawe, sinzi indwara ziri mu buzima bwawe, sinzi intambara ziri mu buzima bwawe, sinzi amanzi ufite uko bangana, ariko ko bahari barahari, rimwe na rimwe ntitunabamenya, kuko biga batwanga badafite n'impamvu zo kutwanga, batwangira ubusa, batwanga badafite impamvu n'imwe. Batwanga atari uko ari icyo twabatwaye, batwanga atari uko ari icyo twabagishe, ariko kuko imitima yabo ikorana na Satani. Usanga umuntu wowe uzi ngo ni n'inshuti, uzi ngo murakundana, uzi ngo igihe waherukaga kuvugana nawe bamuvugishaga, musharinga byose, musangira byose, ariko ugasanga Satani yamaze kuzuza urwango n'ishyari mu mutima wiwe, n'umwanzi wawe ku buryo ki
abonye nuko kugira yaguhitana wowe utanabizi. Ndetse abo ngabo ni nabo babi bari mu buzima bwacu, kubera yuko buriya iyo umuntu yamaze kwidekarara akavuga ati ndakwanga, ukaba ubizi neza yuko icyo akwifuriza n'icyo agushakaho ari urwango, burya ntabwo aba agishoye ubuzima bwawe, ahubwo abatugirira nabi ndetse bakanadushobora ni abatwihishemo, abo dukunda kwita ngo ni indyarya. Abo ngabo batugirira nabi ijoro n'amanywa. Kubera iki? Uba wicaranye nabo, uganira nabo, ubabwira utuntu twiza twose wagezeho, ubabwira ibyo wabonye, ubabwira aho uciye, uzi ngo ni abantu bazima, uzi ngo ni inshuti, uzi ngo ni umuntu murimo muganira, kumbe byaye byo kajya murangiza kuvugana nawe akavuga ati nako nkora kambwe sinari nkazi, reka nze nkwereke, agahita atambika yerekeza y'abapfumu, yerekeza y'abarozi. Ariko umugore w'ijambo ry'Imana yavuze ngo sinzakorwa n'isoni ku kintu icyo ari cyo cyose. Izo mbaraga z'umwijima zabaho zitabaho, abanzi babo batabaho, ibibazo byabaho bitabaho, sinzakorwa n'isoni z'ikintu cyose, kuko unsindishiriza undwanirira ari mu ruhande rwanjye. Niringiye Yesu Kristo, niringiye umwana w'intama w'Imana wamenye amaraso ku bwacu, niringiye imbaraga z'Imana n'imbabazi z'Imana, sinzakorwa n'isoni. Nubwo byatinda, nubwo bitaza ku gihe nshaka ko biza, ariko ntabwo nzakorwa n'isoni. Iri ni ryo sengesho ryacu y'umugoroba, ni ryo sengesho ryacu y'umunsi. Wowe turi kumwe kuri uyu mugoroba muri aya masengesho, ndabigusubiriramo, sinzakorwa n'isoni z'ikintu cyose icyo ari cyo cyose. Iri jambo rivi ryawe, Bibiliya avuga muri Yesaya 50:7 ngo kuko umwami Imana azantabara. Haleluya. Dufite ibyiringiro bitadukoza isoni, kuko uwo twiringiye ari hejuru y'ubugome bwose bwa Satani, ari hejuru y'imbaraga zose z'umwijima, ari hejuru y'ibibazo byose duhura nabyo muri iyi si. Rimwe na rimwe hari ibibazo bitindamo, ukareba ukabona isoni zagukoze pe. Ariko reka nkubwire ngo n'igihe isi ibona yuko wakozwe n'isoni, wowe ntuzigere ubona ko wakozwe n'isoni, ahubwo ubone yuko ari ubuhamya Imana iguhaye bw'uko ejo uzaba ufite icyo uvuga, ejo uzaba ufite ibimenyetso by'ubuhamya urimo gutanga. Iri jambo sinzakorwa n'isoni z'ikintu cyose, reka urishyire ku nkingi y'umutima wawe, uyu mugoroba uryakire, urihindure ibuye urwanisha mu buzima bwawe. Ibibazo nibihaguruka, ubwira ibyo bibazo ngo sinzakorwa n'isoni z'ikintu icyo ari cyo cyose. Intambara nisihaguruka, uzibwire ngo rega giye sinzakorwa n'isoni. Abarozi nibaza babwira ati rega giye sinjya nkorwa n'isoni, kandi sinzakorwa n'isoni. Abademoni nibakuvugira amatwi babwira ati giye sinzakorwa n'isoni. Satani azabwira ati none se ko wabwiriwe, ubwira ati ubwo ni ubuhamya ariko sinzakorwa n'isoni. Nazabwira ati isoni zagukoze wambaye ubusa, umbwire no, izi ntago ari isoni, ni ubuhamya bw'ejo hazaza. Haleluya. Satani azabwira ati none wowe ko mbona wagumiwe bite byawe, ntago nagumiwe, ubu ni ubuhamya, ni ubuhamya bw'ejo hazaza. Ejo ku munsi w'ubukwe bwanjye nzababwira. Haleluya. Nazabwira ati kwinzara ikwishe, izo ndwara zawe zidashira, mubwira ati ubu ni ubuhamya, kugira ngo abantu bazamenye yuko Imana dusenga, Imana dukorera ikiza indwara,
Imana dukorera. Haleluya. Nibaza bakavuga ati none se ubwo bute urimo gucamo ni bwoko ki? Ubwo ntabwo isoni zagukoze. Mbwira toya. Nubuhamya kugira ngo nzabwire abantu ko no mu butayo Imana itembeshamwe imigezi. Reka nkubwire niba wizemwe ameze umukiza n'umucunguzi, nta gukorwa n'isoni kuri hejuru ubuzima bwawe. Icyo uhura nacyo cyose, ibyo unyuramo byose, n'ubuhamya bw'ejo hazaza. Intambara zose ubona uyu munsi n'ubuhamya bw'ejo hazaza. Sinzakorwa n'isoni kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara. No mu bibazo umenye ko umwami Imana azagutabara. No mu madeni ntiwemere ko isoni zigukora. Oya. Iri jambo muri Yesaya 50:7, kuko umwami Imana azantabara, ntabwo rivuga ngo kuko umwami Imana yantabaye nicyo gituma ntakorwa n'isoni. Oya, kuko umwami Imana azantabara nicyo gituma ntakorwa n'isoni. Nuvuga ngo uyu warimo kuvuga iri jambo yari mu bibazo, yari mu gahinda, yari mu ntambara. Abarozi bari benshi ku buzima bwe, abadayimoni n'intambara zari nyinshi ku buzima bwe. Arabyitegereza, arabireba, aravuga ngo nta soni zinkora muri uru rugendo ndimo gucamo. Ntago nemeye ko isoni ziba ku buzima bwanjye nubwo nambaye ubusa. Ntago nemeye ko isoni ziba ku buzima bwanjye nubwo ntafite aho ndara, nubwo ntafite icyo ndya, nubwo ntafite icyo nambara. Ntabwo nemeye ko isoni ziba ku buzima bwanjye nubwo ndimo guca muri ibintu bimeze gutya bikomeye, kuko umwami Imana azantabara. Haleluya. Zamura ijwi ryawe dusenge. Iminota dusigaranye igera kuri 22. Tujye kwisenga mu Imana. Turarangiza saa 9:30 ko twatangiye saa 2:00, twagomba kumara isaha imbere y'Imana. Rero n'ubundi turayikoresha. Uyu mwanya zamura ijwi ryawe imbere y'Imana. Suko ibibazo byarangiye, suko intambara zidahari, suko abarozi badahari, suko abaturwanya badahari, ariko Uwiteka niwe mungeri wacu. Ariko dufite ibyiringiro by'ejo hazaza. Ariko ibyo ducamo uyu munsi n'ubuhamya. Haleluya. Unyemerere uyu mugoroba uhindukirira ikibazo cyose kiri mu buzima bwawe, ukibwire ngo wakibazowe uri ubuhamya bw'ubuzima bwanjye. Ukibwira uti abantu nibabona ko ngowe, nabona ko nambaye ubusa, nabona ko ndushye, nabona yuko ntafite aho kuba, nabona yuko ndi ikigeragezo, nabona yuko ntashoboye, ariko kurige ndabizi n'ubuhamya bw'ejo hazaza. Aya ni amashimwe uri mu ntegurira. Ndimo kuririra hiherereye, ariko ubuhamya bwanjye buzajya hagaragara. Isi n'abayibamo bazamenya gukomera kw'Imana yanjye, bazamenya imbaraga z'Imana nsenga, bazamenya ubushobozi bw'iyo niringiye, bw'iyo nkurikira ijoro n'amanywa. Zamura ijwi ryawe dusenga n'Imana. Hari umuntu watwandikiye yaduhaye icyifuzo, avuga ngo arambiwe ubukode. Avuga dufatanye kumwingingira Imana kugira ngo Imana imukure mu bukode. Reka iki cyifuzo tugisenge, ariko tudasengera wowe wenyine gusa. Nawe wese utagira inzu yawe, iri sengesho ni ryawe, iki cyifuzo ni cyawe. Utagira inzu, utagira ikibanza, utagira, uba mu bukode, nubwo ubona amafaranga yo kwishyura ukishyura ku gihe ukagenza gute, ariko ukiri mu bukode, tugiye kwinginga Imana. Imana igukuraho gukorwa n'isoni z'ubukode. Imana igutabare. Nawe uba mu nzu yawe, ariko akaba ari credit ya banki ukaba ukiyishyura,
nawe usa n'umuntu wa mu bukode, kuko ibyangombwa by'inzu yawe si wowe bibitswe na banki. Nawe ibyangombwa byawe bibona ubwo bukode bwo guhora wishyura banki buri munsi, Imana iburangize ikwishyurira iryo deni riveho. Imana ikwinjiza iwawe, Imana igutuza iwawe, Imana iguha inzu yawe. Kuko abo ba nyir'inzu ukodeshereza, Imana yabazanye ku isi niyo yahakuzanye nawe. Kandi iyi si nyine bashyizeho ibi bitaka, iyi si nyine bubatseho aya mazu, n'Uwiteka wayiremye. Nubwo bayifashe bakayigabagabanya bakayigiraho ububasha bakavuga ati tuzayituzaho uwo dushaka, abandi bahinduka inzererezi, ariko Imana yayiremye. Kandi iyo nzu ubona ihagaze aho ngaho nta kindi kintu de special cyavuye ahandi hantu, byose ni igitaka n'ubundi cyavuye mu kindi gitaka. Ayo madafari yubatse iyo nzu ni igitaka babumbabumbye, nimba ari n'isima ni amabuye baseye yavuye mu gitaka, ibyuma biyiriho ni amabuye baseye, ibyo birahure biri kuri iyo nzu ni umucanga niwo bacishe mu ruganda uhinduka ikirahure, ayo mabati ari hejuru sitiri n'ubundi ni amabuye, ni amabuye basukamo ibyo byuma. Icyo bakoze ni kimwe, ni transformation gusa, ariko nta kintu umwana w'umuntu wigeze arema. Ibyo byose ubona bigize iyo nzu n'izo ravabo ubona mu nzu ni amabumba ava muri iyi si nyine, ava muri ubutaka, byose ni Imana yabiremye. Nta kintu na kimwe umwana w'umuntu yazanye mu isi, byose Imana niyo yabiremye. Icyo Imana yakoze ni kimwe, yahaye umuntu ubwenge bwo kwicara agafata bya bindi Imana yaremye akabasha kubihindura, akabivanamo utuntu two gufata ikanganya bakabumbabumba, inzu ikaboneka ikajya hari, ubundi arangiza akayigukodesha. Rero biroroshye ko na Imana yayiguha, kuko icyo kintu cyose kigize iyo nzu wicayemo ni Imana yakiremye. Nubwo nyine inzu aguhagaze hejuru agutuka, agusuzugura, gufata uko yishakiye, ariko byose byaremwe n'Imana. Niyo mpamvu yishatse yohereza umutingito byose ikabishyira hasi, ntagiye na kimwe kirokoka, kuko byose ni ibyayo, biri mu kiganza cyayo. Rero ingingo Imana muri kano kanya, senga Imana muri kano kanya, Imana igukure mu bukode, Imana igukure mu bukode, Imana iguhe inzu yawe, Imana igukureho iryo deni rya banki, Imana ikuvaneho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nimba ufite iyawe ubayemo udakodesha, utishyura banki, sengera abandi, shima Imana muri kano kanya, hanyuma usengera abandi. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, turasengera ubwoko bwawe Mwami buri mu nzu z'ubukode, turasengera abana bawe Mwami bari mu bibazo by'ubukode gitareka amahanga. Ndakwinginze Mwami, ndakwinginze gitareka amahanga. Dore Mwami, isi iradukoze isoni gitondo n'umugoroba kubera ubukode tubamo, ariko uyu mugoroba ndakwinginze, ndakwinginze Jehova, ndakwinginze Elishadai, ndakwinginze murengeza ubugingo, rekura imbaraga zawe udukure muri ubu bukode, abari ku murongo n'abatariho, abakunda Imana bari hirya no hino ku isi, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ubukode turabuhaze Mwami, ubukode turaburambiwe, turakwereka ibibazo duhura nabyo muri ubu bukode, amarozi bahaturogera, agasuzuguro badusuzugura, ubukene biduteza Mwami, intambara duhura na z'ijoro n'amanywa. Ndakwinginze gitareka amahanga, ndakwinginze Mana nzima, ndakwinginze Mana ikomeye, rekura imbaraga zawe, rekura ububasha bwawe, ohereza gukomera kwawe. Ijambo ryawe tubwiye ntabwo tuzakorwa n'isoni, uri Imana ibesha amazi abatagira shinge na rugero. Hari icyo wakora uyu mugoroba Mwami, hari icyo wakora aya masaha, kubw'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Wobesha amazi abatagira shinge na rugero, tutabare Mwami, tabara Mwami abantu bawe bose bafite ibyifuzo byo kuva mu bukode Mwami, bafite ibyifuzo byo kubona barambika umusaya. Uwiteka gitareka amahanga, niwe Mana ikomeye, niwe Mana ihambaye, niwe Mana ikora ibikomeye, niwe Mana nzima. Yerekane mu izina rya Yesu, manura imbaraga zawe Papa, manura ubushobozi bwawe Mana nzima, manura gukomera kwawe gitareka amahanga. Wohereza umwuka wawe Jehova Jire, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye, mu izina rifite imbaraga, remo sheke remo saini, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data, mpamagaye imbaraga zawe, mpamagaye ubushobozi bwawe
niwe Mana idakoze isoni, niwe Mana idakoze isoni, niwe Mana idakoze isoni, niwe Mana idakoze isoni, niwe Mana idakoze isoni. Remosakarama sheke remosaini mandaraba sakarama sakandoria. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo ntago tuzakorwa n'isoni z'ikintu icyo ari cyo cyose, ntabwo tuzakorwa n'isoni z'ikintu icyo ari cyo cyose. Mwami, n'ubukode burimo, dukureho isoni z'ubukode Mwami. Dore Jehova Jire, dore Elishadayi, dore ubuzima turimo ducamo, dore Mwami uburyo cy'igitare cy'amahanga, amafaranga yakagaburiye umuryango, amafaranga yakagaburiye abana, yakwishyuye minerivare, yagakemura ibibazo mu ngo, ashiramo ubukode Mwami. Abantu baranaburara ariko bakishyura ubukode, abantu Mwami barambara n'ubusa n'inkweto zikabashiriraho, bakabura n'amata yo guha abana kugira ngo bishyure amabanke. Dore data imitwaro iraremereye, ubuzima bw'abana buraremereye, ariko ijambo ryawe ryatubwiye ntabwo tuzakorwa n'isoni z'ikintu icyo ari cyo cyose. Uyu mugoroba ndakwinginze Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, rebosokoromo saini mandaraba shakara masekendereya. Rambura ikiganza cyawe Nyiringabo, rambura ukuboko kwa Imana ikomeye, Uwiteka Jehova Jire, Uwiteka Elishadayi, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ukora birahambaye Mwami, imbabazi zawe ntizirondoreka, imbabazi zawe ntizigira akagero, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Iri joro Mwami, uyu mugoroba umva gusenga, dusengera imbere yawe. Tabara ubwoko bwawe Mwami, turaremerewe gitare cy'amahanga, iyi mitwaro iraremereye, iremerereye abana bawe, iremerereye abakunda Imana. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turakwinginze Data, turagutakiye Nyiringabo, turagutakiye Mana ihambaye. Gira icyo ukora mu izina rya Yesu Kristo, gira icyo ukora, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Gira icyo ukora Mwami, gira icyo ukora Jehova Jire, remosakarama sekendereya, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye. Ramandore bosa karama shekendereya mandoro boseke remosokoro mosaini. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ububasha, ndahamagara umwuka wawe, ndahamagara imbaraga zawe. Uri Mana irindi ijambo ryawe, uri Mana ikomeye, uri Mana ifite ububasha. Ndakwinginze Mwami, garagara mu izina rya Yesu Kristo, garagara mu izina rihambaye, garagara mu butware bwawe n'ubushobozi bwawe. Umva kurira turiri imbere yawe Data, bagusenze bose warabumvise, abagusabye warabumvise, abagukomangiye warabatabaye Mwami, abaguhamagaye ntiwigeze ubatererana, ntago wigeze ubareka Mwami. Wumvise gusenga k'ubwoko bwawe, wumvise kurira k'ubwoko bwawe, wumvise guhamagara k'ubwoko bwawe. Turakwinginze rero gitare cy'amahanga, uko niko tuguhamagarira ijoro, uko niko tukwingingira ijoro. Gira icyo ukora Mwami, usubiza gusenga kw'abana bawe. Ijambo ryavuga ngo 2 cyangwa 3 bateraniye, uzuru kube hagati muri bo. Turenze 2, turenze 3. Ndakwinginze Mwami, umva gutaka dutakira imbere yawe. Turinde gukorwa n'isoni Mwami, dukureho gukorwa n'isoni. Dufite abanzi benshi muri iyi si, dufite abaduhiga n'abatugira nabi, ariko uyu mugoroba Mwami ndakwinginze, ni wowe dutegereza Yesu Kristo, ni wowe twiringira Kristo, ni wowe twiringira muri byose, ni wowe dutegereza ijoro n'amanywa, uwo dutegereza uko bukeye n'uko bwije. Turakwinginze iri joro Papa, turakwinginze uyu mugoroba, dukureho aya madeni Data. Abantu bafite amadeni y'amabanke Data, bamaze ariko arabaremereye, bafite ubwako n'igitondo babyuka bakasohorwamo bakajya kurara ku muhanda, agatezwa cyamunara. Abandi Jehova Jire birirwa bunza akamatera, birirwa bunza akarago, bimuka bava mwe bajya handi, bimuka bava muri karitsiye imwe bajya mu yindi, bimuka bava mu gihugu kimwe bajya mu kindi. Ntaho kurambika umusaha hari, nta buryo bwo kubaho buhari, ariko iri joro turi imbere yawe, uyu mugoroba turi imbere yawe. Umva gusenga, dusengera imbere yawe, umva kwinginga, twingingira imbere yawe, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Kora ibikomeye Mwami, yerekane Papa, yerekane Mana nzima, yerekane Mana ihambaye, yerekane Jehova Jire. Nta wundi Mwami uhwanye nawe, nta yindi Mana imeze nkawe, nta ukora nk'ibyo ukora. Imbabazi zawe zorabiye byose, urukundo rwe ntururondoreka. Remosakaramando zemeneke reboze saini manderia basakaramando rebosokoromo seke remosakandoria rabashakaramasakando azemeneke reboze seke remosakandoria. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mu izina rihambaye, shyira inzira aho zitari Mwami, rema Mwami bitariho biremeke, iyerekana gitare cy'amahanga, kuko Jehova Jire wasezeranye ko tutazakorwa n'isoni. Mwemere ko dukorwa n'isoni, mwemere ko tumaramara,
mwemere mwami ko abantu bakomeza kuba muri izi soni z'ubukode, muri izi soni mwami, muri iki kimwaro. Uyu Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka Jehova Jire, tabara ubwoko bwawe, tabara abana bawe, igaragaze mu mbabazi zawe, igaragaze mu rukundo rwawe, igaragaze mu kubaho kwawe. Twiriwe imbere yawe mwami, twiriwe twisonzesheje, twiriwe mu mafungo gitare cy'amahanga, twiriwe mwami dusenga. Jambo ryeravuga ngo abademoni badakorwaho n'ikindi keretse kwiriza ubusa no gusenga. Niyo mpamvu natwe mwami twiyirije kandi turaguhamagaye kandi turagusenze. Gira icyo ukora mwami, uyu wa kane twarawuguhaye ngo ube igitambo cyawe gihoraho imbere yawe mwami, kugira ngo igihe cyose mwami abakunda Imana duhure nawe Jehova Jire, uturebe utubone, tuzana amaganya yacu n'ibibazo byacu, uturengere udutabare. Dore Uwiteka gitare k'amahanga, dore Uwiteka Mana ikomeye, Uwiteka Mana igira neza. Turi hano mwami, turi hano dushaka mu maso hawe, turi hano dushaka imbaraga zawe, turi hano dushaka gutabarwa nawe, turi hano dushaka kurengerwa nawe, mu izina rya Yesu Kristo. Gira icyo ukora iri joro mwami, gira icyo ukora uyu mugoroba, icyoro cyawe kigaragare, imbaraga zawe zigaragare, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Dukize umwuka w'ubukode, udukize mu izina rya Yesu Kristo. Natwe tuzashima izina ryawe kubw'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turakomeje kuba imbere y'Imana, turakomeje gusengera ibyifuzo bitandukanye. Turangije gusengera ikifuzo cy'ubukode, tugiye gusengera uburwayi. Unyemere muri kano kanya, ahantu hose urwaye, ufite umurwayi mu nzu, urwaje umwana, urwaje umugabo, urwaje umuvandimwe, urwaye se wowe, umwuka w'uburwayi ni umwuka mubi, ni umwuka uva kuri Satani, ni imyuka iva ku barozi. Hari indwara nyinshi abarozi batwoherereza, hari indwara nyinshi ziterwa n'abadayimoni, hari indwara z'uburyo bwinshi zicaye ku buzima bwacu kugira ngo zidukeneshe, kugira ngo zidukenyure. Abantu bakenyuka, abantu bapfe hatageze, abantu bahora bataka kubera indwara z'uburyo bwinshi cyane butandukanye ziri mu buzima bw'abantu. Ariko iri joro tugiye guhamagara Imana ikiza. Imana igukize, amaraso Yesu Kristo yururuke, agukizanye n'abawe, agukizanye n'umuryango wawe, agukizanye n'uwo mwubakanye, agukizanye n'abo mubana, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, mu izina rihambaye. Zamura ijwi ryawe imbere y'Imana, usenge, uhamagara amaraso Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana avuga muri Yesaya 53 ngo ni ukuri imibyimba ye niyadukirisha, kandi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Rero uyu mugoroba hamagara amaraso Yesu Kristo Nazareti, hamagara ikiguzi cyishyuwe ku musaraba Karuvari. Uyu mugoroba wakira imbaraga zo gukira, uyu mugoroba wakira imbaraga zo gukira indwara iyo ari yo yose iri mu buzima bwawe, iyo ari yo yose iri mu rugo rwawe, iyo ari yo yose iri mu mibereho yawe. Uwiteka gukize, Uwiteka kubohore, Uwiteka gukureho ubwo burwayi, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, ndasenze mwami, uri Imana ikiza indwara, uri Imana ibohora, uri Imana ikiza uburwayi. Mwami, turi imbere yawe iri joro, turi imbere yawe aya masaha, turi imbere yawe y'umugoroba. Urambura ukuboko kwawe mwami, urambura ukuboko kwawe Mana nzima, urambura ukuboko kwawe Mana ikomeye, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Udukize indwara mu izina rya Yesu, udukize indwara z'abarozi, udukize indwara z'abadayimoni, udukize indwara zose z'imyuka mibi, izo ndwara baduterereza, izo ndwara batwoherereza, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Zikure hejuru yacu mwami. Abantu bose bamenetse imitwe muri kano kanya, ndabasengeye ikire. Abantu bose bahuye n'amataka iri joro, ndabasengeye babohoke mu izina rya Yesu. Abantu bose Satani yoherereje uburwayi mu ngo, ndasenze bukubitwa hasi bumenagurike mu izina rya Yesu. Izo ndwara zose ndazivunagura, izo ndwara zose ndazicagagura, izo ndwara zose zimenagura, izo ndwara zose ndazisenya, izo ndwara zose ndazisambura, izo ndwara zose ndazivunagura mu izina rya Yesu Kristo. Za diabete, za kanseri, za sida, izo ndwara zose ziri mu mara, mu izina rya Yesu Kristo. Iyo migongo ivunaguritse, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya umwuka wose w'indwara, ndasenya izo mbaraga z'uburwayi mu izina rya Yesu Kristo.
abazimu n'abazimukazi, imbaraga zose z'umwijima, imbaraga zose z'abadayimoni, ubutware bwose bw'ikuzimu ndabumenagura, ndabucagagura, ndabusenya, ndabusambura katika jina la Yesu. Ramasekeremosokoromosaini, ndasenya indwara yose, ndasenya ibyo abarozi barara bahuhera ijoro ryose, ibyo barara bohereza, ibyo bateza mu ngo z'abantu, izo mbeba ziza zizanye uburwayi, izo nyoni zipfa bakazohereza mu ngo z'abantu mu izina rya Yesu. Izo nkoko baza kujugunya imbere y'imiryango y'abantu, abantu bazitambuka bakarwara, ibyo bitambo bitangwa mu isi y'umwijima, mu isi y'ikuzimu, kugira ngo abantu bagumane indwara mu buzima bwabo, abantu bakenyuke, abantu bahore bataka imitwe, abantu bahore babara inda, bahore babara ibirenge mu izina rya Yesu Kristo. Abarwaye amaguru, batambutse ibihumanye, bakandagiye ahahumanye, bakandagiye ahantu habi, mu izina rya Yesu Kristo ndavunagura, ndacagagura, ndamenagura mu izina rya Yesu. Ndasenya ubutware bw'umwanzi, ndasenya ubutware bw'abadayimoni, ndasenya ubutware bw'ikuzimu, abagwaye mu maboko, mu biganza, kubera abo bashuhuje, kubera ibyo bakozeho mu izina rya Yesu Kristo. Abarwaye mu maraso, abarwaye mu mara, kubera ibyo bariye bihumanye, izo ndwara zose z'ikuzimu uyu mugoroba ndazisenye, uyu mugoroba ndazimenagura, ndacagagura, ndasambura, ndavunagura mu izina rya Yesu katika jina la Yesu. Ndasenya buri ndwara yose, ndasenya buri ndwara yose, ndasenya umwuka wose w'uburwayi, ndasenya umwuka wose w'uburwayi, izo ndwara abantu bavukana, abana bavukanye, bavutse bafite indwara mu buzima bwabo. Uyu mugoroba ndahamagara amaraso Yesu Kristo, ndahamagara imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data ndaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo, byutsa bari mu bitaro, byutsa bari kwa muganga mu izina rya Yesu Kristo, kuri ubumuga mu mibiri y'abantu mu izina rya Yesu. Abo ngabo babwiye ngo ntago bazakira keretse babazwe, abo ngabo babwiye ngo bazapfana izo ndwara mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana itananirwa, uri Imana idakoze isoni. Jambo rye ryatubwiye ngo ntago tuzakorwa n'isoni z'ikintu icyo ari cyo cyose, ntago tuzamwara, ntago tuzambika ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu muri kano kanya uko kwambara ubusa, uko kumwara, uko gukorwa n'isoni ndabivunagura, ndabicagagura, ndabikuraho mu izina rya Yesu, ndabimenagura mu izina rya Yesu. Ndasenya, ndasambura, ndakubita hasi mu izina rya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Turacyari imbere y'Imana, reka muri kano kanya dusenye umwuka w'ubukene, dusenye imbaraga z'ubukene, dusenye umwuka w'inyatsi, imyuka ituma abantu bahera mu bushomeri, imyuka ituma abantu batabona akazi, imyuka ituma nta kintu abantu bageraho, imyuka ituma abantu bacuruza bagahomba, imyuka ituma abantu bicara, imyuka y'inyatsi, imyuka yo kwambara ubusa, imyuka yo kuburara, imyuka yo kuburaho kurara, imyuka yo kuburaho kuryama, imyuka yo kubura icyo kwisasira n'icyo kwiyorosa. Izo mbaraga z'ubukene zatatse ubuzima bw'abantu, inkweto zigashira, imyambaro igashira, ibyo kurya bikabura, abantu bakaba mu bukene, abantu bakarwara, bakananirwa kwivuza, abantu bakananirwa gukora imishinga yabo, abantu bakananirwa kugira icyo bageraho. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, uyu mugoroba Imana idukureho izo mbaraga z'ubukene mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Iyo myuka idukoze isoni, iyo myuka idukoze isoni, iyo myuka ituma tumaramara, iyo myuka ituma dukorwa n'isoni, uyu mugoroba bicagagurike, uyu mugoroba bisenyuke, uyu mugoroba bimenagurike mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya umwuka w'ubukene, ndasenya umwuka w'ubukene, ubwo bukene bohereje mu nzu yawe, izo mbeba bakoresheje ngo zize kuguteza ubukene, ayo masazi yirirwa dumira mu nzu yawe, azana imyuka w'ubukene mu nzu yawe, ibyo bisiga bihora ku madirishya yawe, biza mu rugo rwawe, ibyo binyoni biza ku madirishya yawe, bizana imyuka y'inyatsi, bizana imyuka w'ubukene mu rugo rwe, mu buzima bwawe. Hamagara umuriro w'Imana muri kano kanya, hamagara imbaraga z'Imana muri kano kanya. Irukana umwuka mubi ku buzima bwawe, irukana umwuka mubi ku rugo rwawe, irukana umwuka mubi mu biganza byawe. Iyo myuka y'inyatsi baguteje, icyo ukoze cyose gihinduka umuyonga, icyo ukoze cyose kiragenda. Ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara ubushobozi bw'Imana. Ndasenya ubukene mu izina rya Yesu, ndasenya umwuka w'ubukene, ndasenya imivumo y'ubukene mu izina rya Yesu Kristo. Ubu bukene twasanze mu miryango twavukiyemo, tukavuka guhera mu bwana, tubwirirwa tuburara, tubaho nabi, twiga amashuri mabi, tugenda mu buzima bubabaje, mu buzima bugoye. Iyo myuka
imyuka y'ubukene twasanze mu miryango twavukiyemo ndayicagagura mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ibyo twakuze bidukurikirana bitugendaho ndabivunagura ndabicagagura. Ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara kubaho kw'Imana. Ndasenya izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya umwuka mu izina rya Yesu. Ndasenya ubwo butware bw'ikuzo mu izina rya Yesu. Ndasenya izo mbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga. Ndahamagara umuriro ukongora, ndahamagara umuriro utwika, ndahamagara umuriro w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rikomeye. Bosokoromosaini mandara bashakaramando zemene kereboze sakarama sekenderea mandore bosokoromosakando rabasakarama sekenderea. Ndiyambura izo mbaraga z'ubukene, ndasenya umwuka w'ubukene, ndasenya umwuka w'inyatsi, umwuka wo kuburara, umwuka wo kubwirirwa, umwuka wo kwambara ubusa mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka utuma unanirwa kwishyura abana amashuri, umwuka utuma unanirwa gutunga umuryango wawe, umwuka utuma unanirwa kugira icyo ukora, umwuka ufunga akazi kawe. Warize, ufite ubwenge, ufite amaboko mazima, ufite amagara mazima, ariko ubayeho mu nzara, ubayeho mu bukene kandi utarwaye, kandi ufite amaguru mazima, ufite amaboko mazima, ariko umwuka w'ubukene wicaye hejuru y'ubuzima bwawe. Uyu mugoroba ndawusenya mu izina rya Yesu Kristo. Iki cyuka cyo gukorwa n'isoni ndagisambura, kuko ijambo ry'Imana rirambwira neza ngo ntago tuzakorwa n'isoni ku kintu icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu aka kanya izi nyatsi zinaniza ubuzima bwacu. Icyo ukoze cyose gihinduka umuyonga, icyo ukoze cyose gihinduka ubusa, icyo uciyeho cyose kiranyika. Iri joro mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubutware, amaraso Yesu Kristo agukureho ubukene, imibyimba Yesu Kristo igukureho ubukene. Ubukene wazaniwe n'uburwayi, ubukene wazaniwe n'ubumuga, ubukene wazaniwe n'ibibazo bitandukanye, ubukene wazaniwe n'abakwanga, ubukene wazaniwe n'akagambane bukuveho iri joro mu izina rya Yesu Kristo. Hamagara umuriro w'Imana, hamagara imbaraga z'Imana, hamagara kubaho kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndatabaza Imana yaremye ijuru n'isi mu izina rya Yesu Kristo. Remosekeremosaini, ndasambura imyuka yose, ndasambura imyuka y'ubukene, ndasambura izi mbaraga z'ubukene, ndazisenya mu izina rya Yesu Kristo, ndazisenya mu izina rihambaye, ndazisenya mu izina rifite imbaraga, ndazisenya mu izina rifite ubushobozi. Ndakubita hasi, ndamenagura, ndacagagura mu izina rya Yesu, ndacagagura katika jina la Yesu, ndacagagura mu izina rya Yesu Kristo, ndacagagura mu izina rya Yesu Kristo, ndacagagura mu izina rya Yesu, ndacagagura buri mwuka, ndacagagura buri mbaraga zituruka mu bisekuru, zituruka mu miryango itandukanye, zituruka mu miryango tuvukamo, zituruka mu miryango twashatsemo, zituruka mu nshuti twahuye nazo, aho twakoze, aho twabaye, aho twaraye, abo twahuye nabo. Izi mbaraga z'ubukene zituruka mu mpande nyinshi zitandukanye, ziza kuremera ubuzima bwacu, zifunga imigisha yacu, zifunga imibereho yacu. Uyu mugoroba ndazisenya, uyu mugoroba ndazimenagura, uyu mugoroba ndazicagagura mu izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Fire from heaven in the name of Jesus. Ndahamagara umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndasenya imyuka yose iri mu kirere itangira imigisha yacu, ndasenya imyuka mede n'abapresi ihagaze mu kirere itangira imigisha yacu, itangira amasezerano, ihagarika iby'Imana yatuvuzeho. Ibintu byose bituzibira, bituma tutabona amasezerano, bituma tutabona umugisha, bibona tutagera ku cyo tugomba kugeraho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ibirwanya amarembo yacu, ibifunga inzira zacu, ibifunga amaboko yacu, ibifunga inzira zose z'umugisha, ndabimenagura uyu mugoroba, ndabisambura uyu mugoroba. Ndabohoje umugisha, ndabohoje ubutunzi, ndabohoje ubukire buturuka ku Mana, buri muri Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Rebosokoromosaini mandara basakaramando, rebosokoromosekando, reboshekeremosekenderea.
mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye, mu izina ridasanzwe, nyaguhora ku ngoma Jehova Jire, reboseke remosakaramando, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ururuka ukore, ururuka wigaragaze, ururuka wihesha icyubahiro, ururuka werekana imbabazi zawe, erekana urukundo rwawe, erekana umurava wawe. Data, uyu mugoroba umugisha ibiganza byacu, umugisha amaboko yacu, dukingurira imiryango mwami, twibuke gitare k'amahanga, tugushiriza imvura y'umugisha, tegeka umugisha mu bigega byacu, tegeka umugisha mu nzira zacu, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, reba kwabara k'umuntu wese, reba agahinda k'umuntu wese, reba zo turimo duhura nabyo, reba intambara turimo ducamo, reba ibyo turimo turwana nabyo mwami, iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ntago birondoreka gitare k'amahanga, ntago bibarika, ariko uyu mugoroba turakwinginze, ikiganza cyawe n'imbabazi zawe, urukundo rwawe no kugira neza kwawe bitumanukire mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo inzira zacu zifunguke, kugira ngo imiryango yacu ibohoke, kugira ngo amasezerano yacu asohore mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ibyo abanzi batwifuriza ntibitubeho, ibyo abagome batwifuriza ntibitubeho, ahubwo mwamukora ikinyuranye n'icyo abanzi batwifuzaho. Umugisha ibiganza by'abana bawe mwami, umugisha abakunda Imana papa, umugisha gitare k'amahanga, umugisha bifatika, umugisha wawe mwami ube mu biganza by'abana bawe, umugisha wawe mwami ube ku maboko yacu, ube mu byo dukora mu izina rya Yesu Kristo. Buri hano hose mwami Data, turambura amaboko, aho abana batera imbuto, aho abana bawe bashora mu izina rya Yesu Kristo. Wururuke ukore, wururuke mwami, ushyigikire, ushyigikire abakunda Imana, ushyigikire umuhamagaro, ushyigikire uyu murimo, ushyigikire ubwoko bwawe, ushyigikire abana bawe, ubashyigikire mu mirimo yabo, ubashyigikire amaboko yabo. Restora mwami, dore abashomeri ni benshi, abadafite akazi ni benshi, abahombye ni benshi, abatagira icyo gukora ni benshi, ariko iri joro amaboko yawe arengera ubwoko bwawe. Uyu mugoroba utwibuke mwami, uyu mugoroba udukureho ikimwaro, udukureho gukorwa n'isoni, udukureho kumaramara mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye. Ndasengera ubwoko bwawe mwami, ndasengera abakunda Imana, ndasengera mwami aho bari hose hirya no hino. Dore Data, ubushomeri ni bwinshi, abatinze mu bushomeri ni benshi, abamaze igihe badakora ni benshi, abakora ntibagire icyo bageraho ni benshi. Iri joro ndakwinginze, rambura ukuboko kwawe mwami, utwibuke udutabare, rambura ukuboko kwawe usubize gusenga kwacu, rambura ukuboko kwawe. Yo, turakwinginze nyiri ingabo, turakwinginze papa, turakwinginze Mana ikomeye, turakwinginze Mana ica inzira aho zitari, turakwinginze urengera ubwoko bwawe, uturengera iri joro, udutabare uyu mugoroba, udutabare papa, udutabare mu izina rya Yesu Kristo, udutabare Mana nzima mu izina rya Yesu Kristo. Data, shyigikira ubwoko bwawe, hindura imirimo y'abana bawe mwami. Dore abakora utuzi tw'intica ntikize, bavunika gusa ariko nta kintu bashobora kugeraho. Imirimo bakora ntacyo yahindura mu mibereho yabo, ntacyo yakongera mu buzima bwabo. Ndakwinginze iri joro papa, ndakwinginze uyu mugoroba, uhindurire imirimo abana bawe, ubazamure mu rundi rwego, ubahe utuzi tuzima, ubahe bizinesi nzima mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rikomeye. Reka imbabazi zawe mwami, reka urukundo rwawe gitare k'amahanga, reka umurava wawe, reka icyubahiro cyawe, reka ubushobozi bwawe bwururuke mu izina rya Yesu Kristo. Umve gutaka kwa buri wese, umve kwinginga kwa buri wese mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye mwami gitare k'amahanga, abadamu batwite bose barimo bakunda Imana, abana bo turabasengeye, ubahe umugisha mwami, ubarindire mu nda zabo, ubahe kubyara amahoro, ubahamagara amazima, bagire neza kandi ubarengere mu izina rya Yesu Kristo. Dusenge bose bifuza urubyaro batarasama, iri joro mwamufungura inda zabo, ubaha imbuto nzima kandi uzirindisha ukuboko kwawe. Turasengeye mw'abahungu n'abakobwa bari mu bakunda Imana batarashaka, kingura imiryango ya mariage, ubaha ubukwe buvuye imbere yawe, ubakureho ikimwaro n'isoni, ubahe kubaka ingo nzima
ubaha umugisha wawe mwami mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Dusenge ibyifuzo bitandukanye abana bazanye imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Abatumvikana no bubakanye mu izina rya Yesu Kristo, baha amahoro, baha ubwumvikane mu izina rya Yesu Kristo. Abari muri process za divorce ubatabare mwami, ubarengere gitare k'amahanga mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data ndakwinginze mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi, abarimo bashakisha utuzi utubaho bakure mu bushomeri, abo ngabo Jehova Jire barimo bashaka amaviza ubacira inzira, ubafungurira imiryango, uzibahe mu izina rya Yesu Kristo. Rebosekere sayini, ndakwinginze Nyiringabo, ndakwingize Mana y'ubushobozi, aho ngo bafite imanza mu nkiko, bafite imanza muri za polisi n'ahandi, ndakwingize mwami ubarengere, data ubatabare, ubatsindishirize, ubarenganure mu izina rya Yesu Kristo. Abo ngabo bose gitare k'amahanga bafite ibibazo bitandukanye, bari mu bihugu mwami by'amahanga, badafite ibyangombwa, badafite uburenganzira bwo kubibamo, badafite icyo bashobora gukora, ubahe mwami ibyangombwa mu izina rya Yesu Kristo. Ubemere data bagira ubuzima muri ibyo bihugu mu izina rifite imbaraga n'ubushobozi. Turakwingize ngo bari mu mashuri, ubahe ubwenge, ubahe kumenya, ubahe gutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Abo bari mu muhamagaro mwami, ubahe amavuta yawe, ubakoreshe, ubahe ijambo ryawe, ubasige, ubambike gukomera kwawe, ikiganza cyawe kibabeho, urengera ubwoko bwawe mwami, urengera intama zawe aho ziri hirya no hino mu bikorwa bitandukanye. Data ibyifuzo ubwoko bwawe ufite ni byinshi, ntabwo twabironda byose ngo tubirangize, ariko byose urabizi mwami. Niyo mpamvu iri joro kandi uyu mugoroba natwe tugutakiye tukwinginga kugira ngo usubize umuntu wese bijyanye nuko yagutakiye, usubize umuntu wese bijyanye nuko yaguhamagaye, usubize umuntu wese bijyanye nuko akwifuza. Icyifuzo cyose kiri ku mutima w'umuntu mwamugisubize. Data gusenga kwa buri wese ugusubirisha imbabazi ze n'urukundo rwawe. Jambo ryawe ryatubwiye ngo ntabwo tuzakorwa n'isoni z'ikintu icyo ari cyo cyose. Ukuri isoni n'ikimwaro ku bwoko bwawe, kuko uri Imana yacu n'imbabazi zacu, kuko uri urukundo n'ubushobozi. Data ukomeze utugire neza. Urakoze Mana kuko mva gusenga, urakoze kugira neza, urakoze ko abanye natwe umugoroba, urakoze mwami tukorete program y'ejo mu gitondo muri Morning Glory, tukorete data umugoroba w'ejo wa Deli France guhera saa 7 z'ijoro kugeza saa 9. Mwabwo tuzaba turi imbere yawe data, duhamagara imbaraga zo kubohoka. Turakwingize mwami kugira ngo uzabane natwe ejo ry'ejo, turari guhaye uriswe imbaraga ze n'ubushobozi bwawe, udukize utubohore, ureme ubuhamya bushyashya mwami, utugire neza kubwa imbabazi zawe. Turagushimye Mana igira neza, turagushimye Mana ikomeye. Komeza udushyigikire, ukomeze ushyigikire ubwoko bwawe, komeza urwanira umurimo wawe, komeza uduhe ijambo ryawe, komeza ube hagati muri twebwe, udukomereshe ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Turagushimiye ko mva gusenga, turashimiye ko kugira neza. Izina ryawe ishimwe bidashira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Mana ibahe umugisha, mwakoze ku imbere y'Imana uyu mugoroba, mwakoze ku imbere y'Imana ku manywa, mwakoze kwiyiriza no gusenga. Amasengesho nkanga n'undi azasubira kuwa kane w'icyumweru gitaha. Tuzaba turi imbere y'Imana guhera mu gatondo kugeza ku mugoroba, n'undi ku mugoroba twongere dusengere hamwe. Hanyuma ejo dufite overnight izabicanga kuri Zoom hamwe no kuri AIM 12 TV kuri YouTube. Tuzatangira saa 7 z'ijoro ku masaha yo mu Rwanda tugeze saa 9. N'amasengesho ya Deli France tuza turimo dusengera ibintu byinshi cyane bitandukanye. Nawe bya bindi byose uzi ukeneye ko tubohoza, ukeneye ko dukura amaboko y'umwanzi, ukeneye yuko duca imigozi ibiboshye, ejo ni karibu. Ni umwanya wa Deli France, ni umwanya wo gusengera kubohoka, ni umwanya wo gusenya abarozi, ni umwanya wo gusenya abapfumu, bariya abagoriyati bose badutuka mu bigirwamana byabo, bariya abahamani baturaguriza ijoro n'amanywa batworeza imyuka mibi. Ejo ni ijoro ryo kubakubita, ni ijoro ryo kubasenya, ni ijoro ryo kubasambura. Bariya abafilisitiya bose bajya kuturaguriza muri za Dagoni. Ejo ni igihe cyo gusenya ibyo byose no kubivunagura no kubisambura. Ejo ni igihe cyo kubita ubutware bwose bwo mu isi y'umwijima.
kuryama ijoro ry'ejo ntimuryame rwose mwihangana amasaha 3 imbere y'Imana muzaze dusenge duhamagara Imana duhamagara amaraso Yesu ku ijambo ry'Imana avuga ngo murwanye satani nawe azabahunga nababwiye kandi babwira ngo Hamani yaraguje amezi 12 iminsi 365 n'amasaha 6 araguza ijoro n'amanywa ariko Esther ajya imbere y'Imana iminsi 3 yonyine gusa asambura ibintu byose Hamani yubatse mu gihe cy'umwaka imbere y'abapfumu kubera iki ndangiza reka nakankanongere nka kwibutse imbaraga zose umurozi yaba afite ubushobozi bwose umurozi yaba afite akorera mu kirere cya kabiri imbaraga zose z'uko zaba zingana urwego rwose uko rw'abarungana arazamuka ariko ntarenga ikirere cya kabiri kuko ubwami bwa satani bugarukira mu kirere cya kabiri ariko umukristo umuntu usenga iyo uhagurutse gusenga utubara gufite twose uko twabatungana kose niyo twaba ari duke ku rwego rwa rundi rwanyuma ariko dutangira mu kirere cya gatatu kuko Imana yacu dusenga iri mu ijuru rya gatatu iri mu kirere cya gatatu rero navuga ngo iyo uhagurutse gusenga iyo uhagurutse gushaka Imana imbaraga zawe zitaziga hejuru y'iz'abarozi uko byagenda uko ariko kose niyo mpamvu abapfumu abaraguza bibasaba gutanga igihe kirekire gutanga ibitambo bitabarika gufata imyaka n'amezi gukora ibintu byinshi bagafata n'imyaka myinshi ariko wowe wahaguruka wasenga ijoro rimwe gusa amasaha 3 ukabisenya byose uko byakabaye kuko wowe ntutangirira kuri rimwe ntutangira kuri wowe uhera nuvuga ngo ukivuga mwami Yesu uburi mu kirere cya gatatu ukubita satani muri hejuru ubundi dukubita satani tumuri hejuru dukubita abaruzi tubari hejuru dukubita abazimu tubari hejuru bo ibyo bakora byose bakorera munsi y'ubushobozi bwacu badushobora rimwe gusa iyo tutasenze iyo twacitse intege ibyo nabibasobanuriye icyatumye bashobora Samusoni ntago ari umunyamasengesho yagiye kubigaranzura yibutse gusenga kandi yibutse gusenga amaso yamuvuyemo rero twebwe ntituzibuke gusenga amaso yamaze kudushiramo ahubwo tubikore hakiri kare abarozi tubakubite hakiri kare kuko nurangara bazakunogora amaso nudasenga bazakunogora amaso uzibuka gusenga waramaze kuba impumyi ariko ntago tugomba kwemera ko badagoni badukuramwe amaso duhaguruke dusenge tubakubite ijoro ry'ejo rero ndakuraritse ngurarike bagenzi bawe umuryango wawe ejo uzabwira utarame mujye imbere y'Imana amasaha 3 kuko ubugome bwa satani ni bubi ibyo satani ashaka gukora ni byinshi ni bibi amasaha 3 ntago ari menshi imbere y'Imana dukubite satani n'abadayimoni dukubite abazimu dukubita imyuka y'ikuzimu dusenye ibyo satani yubatse nashaka byubatse imyaka 100 ejo mu masaha 3 byose bizabivuyeho tuzagarurirwa umugisha wacu Imana ibaha umugisha mugira ijoro ryiza mugubwe neza na hejo mu gitondo muri morning glory bye bye good night.